Hello, muraho neza. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo njya ntegura ji ya karoti irimo n'amacunga ndetse na tangawizi. Hano rero mfite mandarine imwe, nkagira n'ironje cyangwa se icunga rinini risanzwe, noneho nkagira na karoti nini ebyiri, mfite n'agatangawizi gato, ndaza gukoresha n'isukari ibiyiko bitatu. Hanyuma aya ni amazi mililitiro 500, ndaza gukoresha inshuro ebyiri z'aya amazi meza akonje, kimwe nuko ushaka gukoresha akazuyazi wenda ushaka ji y'akazuyazi. Hanyuma iyo ufite blender isya ibintu bidakomeye cyane, ushobora kubanza ukarapa zino karoti mbere yo kuzishyiramo. Ngiye gukata ino karoti, ndayikatamo ibice bitoya, ndaza guhita nyishyira muri blender. Njye ntabwo ndi burindire kuyirapa kubera ko blender mfite amenyo ikoresha aba akomeye. Iyo ufite blender ifite amenyo adakomeye, ushobora gushyiramo ibintu bikomeye akaba yahingama cyangwa se akaba yavunika. Ni byiza ko ubanza ugafata karoti ukayirapa. Ndangiza gukata za karoti na ya tangawizi nayo ndayikata. Hanyuma ndakurikizaho gushyira za karoti na za tangawizi muri blender. Kubera ino blender ari ntoya ntabwo byose byajyamo, ahubwo ndaza kubishyiramo inshuro ebyiri. Noneho ngiye gushyiramo na ya mazi. Amacunga ndaza kuyakoresha nyuma. Noneho ngiye kubishyira muri blender umunota nibuze umwe. Nzajya mbisya umunota umwe ubundi mbite mbikuramo. Igikurikiyeho noneho ni ukubiyungurura, ukoresha akayunguruzo gafite imyenge mitoya cyane kubera ko urabona haba harimo ibikatsi byinshi, ugomba kwitonda ugakoresha akayunguruzo gafite imyenge mitoya cyane kugira ngo hataza kugira utuntu tw'udukatsi turi buze kujya muri ji. Iyo umaze kuyungurura ibya mbere rero, bino bikatsi ushatse ntabwo bijugunya, ahubwo urongera ukabishyira muri blender, ukaza kubivanga na za karoti zasigaye, nanone ukongera ukabisya. Noneho ngiye kongeramo na za karoti zasigaye na tangawizi. Hanyuma mwibuke ko mu bintu n'ubundi turi bukoreshe harimo n'isukari, ngiye gushyiramo n'ubundi na ya sukari. Noneho nindangiza nongeremo n'amazi. Mwibuke ko nabwiye ko ndi bukoresha amazi inshuro ebyiri za cya gikombe twakoresheje, ubwo aya nshyizemo ni inshuro ya kabiri ya yayandi. Nanone mbishyire muri blender ku nshuro ya kabiri, nanone mbisye igihe kingana n'umunota. Ya ji nari namaze kuyungurura, reka nyisuke mu jage, noneho nongere nyungure n'ayandi ya kabiri.
none icyo ngiye gukurikizaho ngiye gufata rya ronje ndikate na ya mandarine nayo ndaza kuyikata gutya, noneho ntangire nyikuremo nayo umutobe. Hari akantu njya nkoresha nkuramo umutobe, dore n'uku nguku kameze, ndagafata noneho ngashyiraho ironje hejuru, nkagenda ndizengurutsaho. Muraza kureba ko nta kintu kiri buze gusigaramo, ahubwo haza gusigara igishishwa gusa. Murabona ko bya bintu byo mo imbere byose byashizemo, ahubwo hasigaye igishishwa gusa. Noneho na wa mutobe w'aya macunga rero nawo ngiye kuwuyungurura. Nizere ko mwakunze uburyo nateguye uno mutobe, mbibutsa gukora share, gukanda like, ndetse n'abatarakora subscribe kuyikorana inkunga kuri njyewe, kandi namwe bizajya bibafasha kubona amavideo mashyashya mba nashyizeho. Naho ubutaha, bye bye.